kandi buriya bajya bavuga ko iyo abantu bagiye kurwana bapfa akantu gato n'urugo rero burya gusenyuka utibwira ngo rusenyurwa n'ikintu kinini ni gato kandi noneho ka gato kaba karimo noneho hagahita haza n'amajwi yo hanze ya majwi yo hanze abarimu bo hanze bakwegesha niyo mabi hari umwe umuperezida umwe w'umunyakenya nibagize izina rye we yaravuze ngo n'abafana we yavuze ko ari washangiriyaje ngo hatari abafana ngo urugo nta kibazo kandi uvuze abashangiriyaje mutubwira abadukurikiye ko Igiswahili nzi ari we wakinyigishije niri kufunza kweli Kiswahili kweli Agaswahili nzi nyuza mu mihanda nyuzaho za Nairobi ni Papa Ronel wakinyigishije akabaho igihe haza akavuga ati sinshaka Kinyarwanda mu rugo nilijifunza Kiswahili muda mrefu sana kabisa kweli ubwo rero icyo nacyo ndakigushimiye kwa kuringanira ni kwa kundi wemera intege nke zawe imbaraga ze zunduka zemera nguko tujye tuvugisha kuri nta muntu umenya byose ya murakoze cyane turi kuri channel Eva Mama Lionel nje muri kumva ni Papa Lionel niryo Mugabe Jean Paul uyu mwanya tugiye kugirana ikiganiro na Mama Lionel nyirizina. Mama Lionel ndagusuhuje amakuru yawe amakuru ni meza cyane nanjye ndabikirije mumeze neza ndabibona rwose murasa nabiki biragaragara murakoze ya nagira ngo tugire ikiganiro kitagito ariko sinagitoya iminota mikeya tugire icyo tuvuga ku ngo mu minsi ishize hari ibiganiro byagiye bicaho by'uburinganire ariko hari uburyo abagabo bamwe batabyumva kimwe hari n'abagore nabo batabyumva kimwe ijambo uburinganire hari uburyo bamwe bagiye babifata bitandukanye none ubwo nagira ngo nkubaze wowe ubyumva ute uburinganire uburinganire rero ryo ukuntu mbyumva ni nko kuringanira ntihagire uvunisha undi ntihagire usumbya undi imbaraga ntihagire wumva ko adashoboye kandi ashoboye umugabo ntiyumve ko akwiye kubahwa birenze ubushobozi buhari umugore ntiyumve ko akwiye kwicara ngo bazane ngo ni umugore ngo ni ukwicara hariya n'inzabya zoroshye ngo umugore yumvemo ko hari ikintu adashoboye kandi yagishobora mbona bamwe baratwara abantu bakora amashanyarazi abakanishi abashoferi abubatsi abenjeniyeri urumva abadamu basigaye nabo bakora ibyo uburinganire ni ijambo ryiza mbega ni byiza kuringanira agiye mbyakira nk'ibintu byiza gushobora mwese murashoboye gusa icyo mbikundira agiye uburinganire buriya ni uko hari ukuntu bamwe bagiye babifata uburyo butandukanye mu buryo butandukanye ariko ubundi uburinganire abagabo barebye kure basanga hari imitwaro twebwe abagabo badutuye hari imitwaro twebwe abagabo badutuye ariko ntago bamwe babibona kuko nk'ubu urugero urabizi jewe ndakundaga gukora imirimo urabizi ariko hari igihe najyaga noza ibyombo ukambwira ati have iyo mirimo si yawe tukabishwanira urabizi twajyaga tubishwanira mbwa ni jewe ahandi kubikorera ni iwanjye uzaza kunseka wazanseka jewe ndi iwanjye je bindi gukora ndi kubikorera iwanjye ariko nanjye hari igihe nararaga mu kazi nkora nageza saa 7 z'ijoro uti taha ruhuka urananirwa niho yanange reka waravunitse na warakoze nawe ntarabona akazi reka nanjye nkore ngira icyo mara uburinganire ngira ngo banza ntangiye kubugeraho no kubwumva cyane rero uburinganire ni ikintu cyiza cyane
kuko buriya leta y'u Rwanda hari ukuntu twebwe dutekerereza ikanaturebera kure aho tutari kubasha guhita tugeza amaso ariko yo iba yayihagejeje. Gusa ni byiza kuko ni byiza biramutse byumvikanye neza. Iki kintu ni cyiza cyane 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 ko buriya hari uburyo abadamu byatumye ababyumvise neza. Natwe twagize amahirwe, hari ibintu twabuzwaga kandi twumva tubishoboye, washaka kubikora bakagira ngo uri igishegabo, uhindura umugabo inganzwa. Ubu buringanire natwe saho badukuye, ahubwo igihe bwaziye abantu bari bafite imyumvire iciriritse, kubwumvira mu myumvire iciriritse bituma abantu babibona nkaho babapfobesha, abagabo bagiye kubamanura. Oya, hari n'ababyumvise igihe rwose ko hari abadamu babyumvise navuga ngo babyumvise nabi, cyangwa se babifata nabi, babyumva ukundi kuntu, babyumva mu yindi essence, wenda niko nabyita. Bamwe baravuga bati mwatugenzeho kera, mwadutsikamiye kera, none ubu natwe tubonye umwanya wo kwihimura. Ariko ntabwo ari bwo buryo. Noneho abagabo nabo izi saha hari abagabo bahohoterwa n'abadamu bitwaje icyo kintu cy'uburinganire. Abadamu babyumviye muri vitensi ya danje yuko ubwo babahaye uburinganire babahaye gutsikamira abagabo babo. Bituma bimeze nko kumuha cyahafa agahita yishyiriraho Nyamirambo. Uburinganire rero si icyo buvuze, ntabwo buvuze ko haba itsikamirwa ry'umugabo ugasanga umugabo aragenda arira. Papa Leone, uvuze gutyo nibuka umugabo umwe wateze moto, abaza umumotari ati njyana Nyabugogo. Motari ati se ngushyire Nyabugogo ahagana, ngo aho ubona unjugunyaho, ngo aho hantu ubona unjugunyaho ngaho unatese kuki ushaka ko nkujugunya? Ati umugore aransajije ngiye gupfa, ngiye guturika. Ati nta jambo mfite, ati ibi bintu by'uburinganire bazanye iwanjye byankozeho, ati iwanjye nta jambo mfite, iwanjye simcira amazi, sinyamira, sinyagira gute, ati ubu ndahunze. Rero byumvikana ko ubu buringanire hari abadamu babwakiriye nabi, bumva ko bagiye gutsikamira abagabo. Ariko icyo nizera ko nanizeza abantu ko umuntu wese wabashije kubyumva bifite umumaro munini cyane. Nk'urugero, hari abadamu mu bihe bya mbere, mu minsi yashize yatambutse, hari ikintu cyavugwaga gikomeye. Ni mu myaka yashize nkimenya ubwenge, cyo gufatwa ku ngufu. Ubu tuvugana mbiheruka nkimenya ubwenge mu myaka ngejeje 40 ariko kubera ko abantu bamaze kwisobanukirwa, ntabwo icyo kintu ntaho kicyumvikana. Kubera ko aka kantu nako, iri jambo ry'uburinganire ryaje riherekejwe n'umwuka wera. Iyo mikrofone iri kuvuga abantu badukurikiye bayihanganire, muri aka gace barimo barakingira ibintu by'imbasa, ni ya mikrofone ivuga itambukana amatangazo. Imana ibaho umugisha rero abantu badukurikiye. Rero ubu bintu by'uburinganire, iri jambo ubundi ryaje rikenewe, ariko ubona ko rije riherekejwe n'imbaraga z'Imana. Ahubwo ubona abaryakiriye barashaka kuryicisha imbaraga zabo z'ibitekerezo cyangwa imbaraga z'imiryango. Ntaguciye mu ryo uvuga, n'ubundi igihe nari nararinganiye kera. Twe ntibyatuvunnye, twebwe byaje ritagatifuza ubumwe bwacu. Niba nge mfata umukubuzo ngakubura, ndi umupapa, ntabwo natinya kubivuga, ntabwo nisuzuguza ko navuze ko ibyo mba ndi gukora mba ndi kubikora, mba ndi kwikorera, mba ndi kubikorera iwanjye, kuko nshobora kwanga kubikorera iwanjye nkajya no kubikora ahandi, kandi nanze kubikora iwanjye ngo batanseka, ahubwo nakagombye kubikora iwanjye. Oya, ahubwo reba nk'agakoryo wigeze gukora rimwe, katubwira abantu badukurikiye banze kuringanira, baze no kwihana. Wenda kwigaya twaba turengereye, bihane.
hariho igihe kimwe nagize ivugabutumwa mu gihugu kitari cy'u Rwanda ndi mu mari cyumweru kandi umwana yonka kagahungu kacu gato yonso konka kageze igihe kageze igihe kakubagana kabuja urambwira uti uyu mwana nta uri bujyana nari nsanzwe mujyana mu bihugu byo hanze ariko icyo kintu cyagukoza ahantu cyangoza ahantu iki kintu dukurikiye bamenye ko wagiye ukora udukoryo twinshi mu rugo ariko iki kintu cyangoza cyagukoza ahantu kuko ukigarura kenshi cyane nicyo kimbwira ko cyagukoza ahantu noneho urambwira uti uyu mwana uramusiga jewe ndamusigarana ndetse ko arusha akunda gusinzirira mu ibere n'iki ati utegeka imbaraga z'Imana na mama marayika bashinzwe kurera abana bamuturisha ariko ntawe ujyana icyambere urabura amavuta kuri tere urajya ucunguta umwana wanjye baramuroga kuri hoteli urajya ucunguta umuntu ukoze namusigiye bashobora kugira ikibazo wowe ugende wimenye umucunga amashereka ntakumerere nabi umwana ndamusigarana urangije uravuga uti kandi ubujijwe kujya unterefone umbaza ngo umwana ameze ati kugira ngo utabura umwanya wo gutekereza ijambo ry'Imana ariko ntikarazaga nyine nkakubaza urabizi umwana na nyina ni danje hanyuma icyantangaje ngeze mu rugo nsanga waramubwiye ngo mama agiye kuzana amatunda kuko akunda amatunda cyane uwo mwana urangije avuga uti nta kindi kintu mbona wahemba uyu mwana ngo yishime sengera ayo manyonyo umusubize ku ibere yonke ubu yasengere ntagire icyo amutwara urumva izi ni imbaraga z'uburinganire buherekejwe n'Imana butuma abantu bagera kure bituma abantu bagera ku nzozi y'abantu bemeye kuringanira bagera ku nzozi none se nicyo gusa babwire n'uburyo twahagaritse abakozi bo mu rugo baha ubuhamya oya kuko hari igihe cyageze abana bagira ikintu kigenda gisa n'ihungabana kubera abakozi noneho dufata umwanzuro wo kuba tubaheje mu rugo igihe runaka uretse ko twese dufatiraho ubu imirimo nyine turimenya rero ni ukuvuga ngo tukimara guhagarika abadufashaga imirimo yo mu rugo mbere twabitaga ba karyarugo n'aba rwesamadongo ayo mazina njye narayiswe kuko nabikoze igihe kirekire njyewe mba fiyeri yabyo yo kubivuga kuko sinshobora kwanga kubivuga ko banakundanye ariko kazi ukora cyane rwose kuko njyewe mu kintu kwiyeranja mu guteka bya hafi na hafi vuba ibyo biba ari ibintu byanjye kandi ibiryo biryoshye bimeze neza rero tudatinze twerekeza no ku musozo wa kino kiganiro twari tugiranye ni icy'uko tukimara guhagarika abadufashaga imirimo ni ukuvuga ngo twashyize hasi turaganira dupanga uburyo tugiye kubikora kandi turahuza ugeze mu rugo mbere agahita akora ibya nimugoroba byaba ari saa sita agahita akora ibya saa sita bitavuze ngo ko ataragera hano ngo naza ngo niwe ubikora ngo birareba umugore ngo birareba oya ubwo ni ukuvuga ngo uwageraga mu rugo mbere yahitaga atangirana n'akazi ko mu rugo kandi ibintu bikagenda neza kubera ko ari burya urugo ni ukuganira urugo ni ukuganira ni ibiganiro abantu mudukurikiye mu byumve ako kantu mujye mugashyira imbere mugerageze kuganira cyane guhura muganire cyane ubwo twerekeza ku musozo sinzi niba hari ikindi uri twanahagera rero noneho igitangaje wanahagera watangira kuvuga uti ndayihishije abantu badukurikiye uyu mugabo azi guteka ibiryo by'amoko menshi ariko akamenya guteka imvange itagira amavuta ikaryoha bya hatari noneho nanjye ubwo magereye ukambwira uti rero ukunda icyayi kandi sinzi guteka icyayi ngo kiryohe nka kurya uzi kugiteka hano buri muntu afite ikintu azi guteka afite ikintu ametiriza nta muntu umenya byose ku cyayi ntiwankurikira ku mvange sinagukurikira n'umuceri w'umutanzaniya ariko burya umenya kuwuteka hariya njyewe hari n'umumabuja mubona akoreye nigeze guteka umuceri rimwe arambwira ati cyakoze mu bintu
jewe bitumye uri hano harimo no kuzi guteka umuceri. Oya urabizi abantu badukurikiye bazaza ariko baze bawizaniye. Gora kuri 25 kuzamura ubatekera umuceri w'umutanzania. Batekera umuceri kweli. Afite ukuntu awuteka akaminjiramo amavuta ku muriro mukeya. Muriro muke. Ku bintu bidatarimo stress byo bisaba umwanya uriya muceri bisaba kuba wawuhaye akanya. Ariko nanjye ku cyayi cyanjye n'ibirungo byacyo nabyo bisaba umwanya kikaba kiryoshye. Ariko rero iriya pilau nayo ku ipirawu ariko nanjye nkakurusha. Uri hatari kabisa. Ku ipirawu nkakurusha. Cyane ko buriya wowe nariga wewe wagiye giye nabyize gutya mu gikoni gutya kwiyeranja bya bindi ariko wowe wagiye mu ishuri. Giye nagiye ku ntebe y'ishuri nyine niyo mpamvu hari giye nanicara nkajya nkutumana igeno nza n'icyuma mpereze igitunguru kandi nkanakuba nibanguka ariko banguka biri gushirira banguka jya wihuta akabaye. Ari utabyemera avuga ati buriya pu nagende biri gutinda ariko nari kwebagiye icyo nagutumye mu kandi kanya wari muntekereza akazi k'abantu uti haryo numye ngo iki nanjye ni harya ngutumye ngo iki. Rero ni cyuringanire buvuga mukaringaniza ibintu byose. Ese mugani uko abantu baba barasezeranye ngo ivanga mutungo risesuye. Yego. Kuki batanaringanira bisesuye? Baba bagomba kuringanira bisesuye. Noneho haraho numvise ngo bapfuye ngo nk'ubu telefoni yanjye password ngo ntayo nzi. Telefoni yawe nkaba ntafata muri ntafata telefoni yawe ngo mfungo njyemo ngo ndebe yaba amafoto wafotoye cyangwa se niki ikaba ari yawe ngo nkaba ntayifata n'umubare w'ibanga umuntu akaba atawuzi nkaba ntazi umubare w'ibanga ukaba utazi umubare wanjye w'ibanga. Biriya bintu ni ukuvuga ngo ubundi iyo zijya kurunduka kurindimuka burya zihera hariya. Reka tubinengera hanga tunenge n'abagabo batajya babwira konte abagore baba amafaranga bakorera ku kwezi. Tunanenge n'abadamu babona amafaranga bakanyuza muri gobzori kandi ngo barasezeranye ivangamutungo niyo zijya kurindimuka biheraho naho ngaho kandi buriya bajya bavuga ko iyo abantu bagiye kurwana bapfa akantu gato n'urugo rero burya gusenyuka utibwira ngo rusenyurwa n'ikintu kinini ni gato kandi noneho ka gato kaba karimo noneho hagahita haza n'amajwi yo hanze. Ya majwi yo hanze abarimu bo hanze bakwegeje niyo mabi. Hari umwe umuperezida umwe w'umunyakenya nibagize izina rye we yaravuze ngo n'abafana we yavuze ko ari washangiriyaji ngo hatari abafana ngo urugo nta kibazo. kandi uvuze abashangiriyaje mutubwira abadukurikiye ko Igiswahili nzi ari we wakinyigishije. Niri kufunza kweli Kiswahili. Kweli. Agaswahili nzi nyuza mu mihanda nyuzaho za Nairobi ni Papa Ronel wakinyigishije akaba igihe haza akavuga ati sinshaka Kinyarwanda mu rugo. Nilijifunza Kiswahili muda mrefu sana kabisa. Kweli. Ubwo rero icyo nacyo ndakigushimiye kwa kuringanira ni kwa kundi wemera intege nke zawe imbaraga ze zunduka zemera. Tujye tuvugisha kuri nta muntu umenya byose. Yego. Nta n'umuhanga kuri iyi si kuko aho ubwenge bwawe burangirira niho ubwundi butangirira. Niyo mpamvu burya nta n'impamvu yo kwiremeza ngo ngende hayi ndakomeye kubera ko aho ubwenge bwawe burangirira niho ubwundi butangirira. Akuzanyigisha n'ikigande merutse kujya Bugande ndarindagira Osozo cyanyabo uwo ayubolongesebo burungise merutse kujya Bugande ndacanganyukirwa ndavuga nti kuki cyo atacyanyigishije ngo menye uko niyakira. Aha nirihe jambo ushaka kwiga none ahangandi kwigisha. Imana ibaha umugisha. Katonda ayebazwe. Katonda awi Mukama abaho mukisa. Imana ibaho umugisha. Mukama yabaho mukisa. Mukama abaho mukisa. Abaho mukisa. Umugisha. Yego. Urumva ni nk'ikinyarwanda. Ubundi ikigande yikurikiye hari agatoka ikinyarwanda kazamo hari utunyuguti tw'ikinyarwanda tuzamo yikurikiye neza mu magambo menshi bagira
hari amagambo, hari inyuguti z'ikinyarwanda ziza. Ariko Imana iguha umugisha, nigeze kujya mu gihugu kimwe nanirwa gusaba ibyo kurya, nakubwira nti nkorera karikodi muri uru rurimi. Nagusabiye kuri telefone. Unsabire ibiryo kuri telefone. Narigiye kubwira. Cyakoze ikoranabuhanga naryo ni ryiza buriya. Ni ukuri pe, urumva hari ubwoko bw'ibiryo narinzi kuvuga muri urwo rurimi. Nawe se ubundi amara icyo ukora ibyo nzi gusaba. Numva kanjye karaje ninkorera rekodi isaba ibiryo byitwa gutya na gutya na gutya, basi nibumvisha. Wavugaga ati wambwiye ko ushaka isamaki. Ko wagundi nkunde ifitogosheje. Ndashaka ifitogosheje. Ntamudigita kuri rekodi WhatsApp rekodi. Ibintu bigenda neza. Mpita mbahereza rekodi ibyo nshaka mu kanya mbona biraje. Ibyo byose ni uburinganire. Mujye muringaniza intege nke zanyu mu myumvire, muziringanize n'imbaraga zabo mwashakanye, mutizanye imbaraga muzabigeraho. Ntago ushobora, iyo wumvise ihame ry'uburinganire, ni ukuvuga ngo nta gikuba kiba cyacitse, ahubwo iyo usanzwe mbere na mbere usanzwe uri umuntu wifitemo urukundo, wifitemo ubumuntu, ikinyabupfura, yego, ukagiramo umuco, umuco nyarwanda, yego, ibyo bintu ukaba ubifite n'ubundi uri mu murongo w'ihame ry'uburinganire burya. Hako Papa Ronald, tubwira abantu ikintu cyitwa ikinyabupfura n'umuco. Hari ahantu mperutse kujya, ndavuga ntiyo mba nakujyanye basi umugabo bumwigishije ikinyabupfura, turicaye turi kuganira, turi abadamu, nawe aricazanye telefone, tukajya tukumva imbare status yabaga arimo areba telefone bisakuza, banamuhamagara akitabira muri salo, aratuburagiza pe. Ikintu cyitwa ikinyabupfura mu mungo nacyo reka tunyarukireyo gake mungo, duse n'abantu nabigisha ikinyabupfura, abagore n'abagabo bajye bagira ikinyabupfura. Biratuma n'abana babo bakigira. Umuco, ikinyabupfura ni ibintu bibiri bitandukanye ariko biri kumwe. Kimwe kiri uruhande rw'ikindi, kandi ntago biba bigomba gusigana. Ikinyabupfura n'umuco, ibyo bintu birakonta mu buryo bw'intangarugero. Njya ntanga urugero ku mwana w'umunyeshuri ushobora kubona amanota meza, ariko akabura ariya y'ikinyabupfura, ariya bitaga conduite, abize mu gihe cyacu, niko twabyitaga mu gihe cyacu. Ariya manota iyo wayabuze, nushaka kubona 100%, ibintu biraba byabaye zero. Ariko utagira ikinyabupfura ni zero. Ni zero, ni ukuvuga ngo ibyo uri gukora byose uri no gukorera inyuma ya zero, uri gukora ubusa. Umuco, ikinyabupfura ku muntu uwo ari wese kirakonta. Rero mu rugo, ni ukuvuga ngo umuntu wa mbere ugomba kubisensibiliza ni umupapa, ni umugabo. Yego. Ugomba kumenya ko icyo kinyabupfura uburyo agomba kukirema aho ngaho, niba kitana hari kikaza akakirema. Ko ngewe ubwo aho mbikuriza ikinyabupfura afite ngikura ku mubyeyi wanje w'umupapa, kuko yaradukurikiranaga cyane. Ntago na rimwe yigeraga yemera ko hari umuntu usora igitutsi cye mu kanwa ke. Noneho kuri cyo warumbajije ati ugasanga mu mama akajagari, hari abashyitsi, desordre, nta kavuyo, abantu ugasanga barirukanka muri salo, nta burere yabahaye, umwana ari kurwanira telefone z'abashyitsi. Abantu badukurikirana bihangana, imvura iraguye, ariko n'ubundi nayo ni umugisha twarayisabye, ariko iguye turi kugera ku musozi. Dusoreza kuri iki kinyabupfura, abantu bihangane bagire mu ngo habemo n'ikinyabupfura. Mu ngo hagomba kubamo ikinyabupfura, ariko nyine icyo kinyabupfura umubyeyi w'umupapa niba ntacyo afite, n'ubundi nta kizaboneka. Birasaba wowe mupapa mbere na mbere kubanza kwimenya, ese uhagaze ute ku kinyabupfura, kuko n'ubu ukifite uzakiha n'abandi bagifate. Icyo nshaka kuvuga ni uko ku kinyabupfura, umuco n'ikinyabupfura
umuco nyarwanda, umuco nyarwanda ubundi hari iby'umuco utwemerera kandi nta na kimwe umuco wemera, nta na kimwe umuco wemera Imana itemera cyane.